urukundo ni rwiza ariko rubuza amahoro. Urwo nagukunze mukunzi wancenjaguye umutima. MC Hostidi NG mu mayira abiri niho natandukaniye n'umukunzi, imitima itabishaka yaragiye nanjye ndagaruka, kugenda n'uguseta ibirenge, yageze hepfo arakebuka arandeba, duhuza amasi imitima ivugana byinshi, yahagaze umwanya nyitegereza, ati gutandukana ntibikwiye. Urwo nagukunze mukunzi ntirugira ingano rurahebuje, urwo nagukunze mukunzi rwantwaye ubuzima by'iteka ryose, urwo nagukunze mukunzi rwatumye mba muri wowe by'iteka. Ubaho ndahanabuza amahoro, isura yawe intera buri mwanya, nakwibuka nuko twatandukanye, intimbike ndakunsatura umutima, nakwibaza iherezo ry'ubu buzima, nuko urubyumve nabuze amahwemo. Uwo mwana babwira ngo bavuga soreye, wasusurutse ibyana agasa n'akazuba kabita soreye, mu maso yarakeye mbese arasa na sine yibera mu kirari, dusukira kuyera natwe tukanyehera, namukubise amaso mbavuye mu byanjye mu mutima ngo pa pa pa, ngira gususumira nibaza aho mera ngo mvugane n'umutima wanjye warushize akabago, zagoye kamubonye uwo mwana arakeye mamene. Urwo nagukunze mukunzi ntirugira ingano rurahebuje, urwo nagukunze mukunzi rwantwaye ubuzima by'iteka ryose, urwo nagukunze mukunzi rwatumye mba muri wowe by'iteka.